kumenya kumva, kuko hari ibintu bimwe udashobora kubonesha amaso ariko wumvisha amatwi ukumva ibintu bigenda. Uri umurinzi udafite amatwi yumva, uba ufite ikibazo. Ubundi buriya ikintu cya mbere kigushyira kuri alert, kidukamo n'ibyo twumva. Nuzumva abantu barimo kuvuga ibintu, ujye utega amatwi umenye ngo hari ikintu kirimo kuba. Haleluya. Reka urugero, mujya mwumva abantu bahanura ibintu bibi ukabicira ifuti. Bari n'abantu baba negativiste. Nuzumva amakuru yose ukayacira ifuti, ugiye verifiye kandi uyabaze aho twebwe tubaza, uyasengereho ubaze Imana ngo ibi bintu barimo kuvuga nibyo cyangwa nibyo. Reka urugero, hari umugabo nawe yaragarutse mu buhanuzi muri iyi minsi witwa Gatabazi Meshaki. Meshaki kuri za 97 yarahanuraga, azenguruka igihugu avuga ngo Imana yamubwiye ngo amaboko ya marayika bagiye kumanuka ngo 2/3 by'abantu bapfe. Kibimenye baragana bihanye, abantu bajya bahanura bakabihanirwa. Noneho harongera amazina y'Imana iyo bintu byo mukora yakoraga n'ibyo. Imana irambwira ngo ntabwo nigeze mbabwira ko ari byo, nababwiye ngo amaboko ya marayika namanuka abantu bazapfa. Ndabona ko birushye. Ntangiye kwigisha abantu inyigisho mbabwira ngo ntabwo Meshaki yavuze ngo ni kondisiyone amaboko ya marayika namanuka. Abantu bose barayafashe, na marayika tugiye kuyafata. Duhaguruke dusenge, biriya byose yavuze bizaba kandi ntibyabaye. Ariko bino mabwiriza byashoboraga kuba. Singiye kujya muri ibyo ngibyo kuko nabwiye kubakereza, ariko umuntu wese wabaye ku gicaniro cy'uburinzi muri 97, 98, 99 arabizi neza yuko byari bimeze nabi byo. Ariko twarasenze kubera ko urugero rumwe tugiye intambara y'abacengezi yari imeze nabi muri urugero nahise n'impuza z'iki. Imana yatubwira ngo muhaguruke mujye guhagarika iriya ntambara kandi aho ibera. Twafashe imodoka tuzamuka i Kigali turi 5 mu modoka imwe. Kuko icyo gihe nabirangiye abantu bavuga tugiye kujya guhengera gusenga, abashaka kuza ngo tujye gusengera kuzaza biyandikisha ari benshi. Umunota wa nyuma wose uwo ngiyo wese akambwira ngo nagize impamvu, uwo ngiyo wese nagize impamvu. Tugeze mu nzira impamvu narayimenye. Twageze mu Gakenke tutarahagera neza twenda kuhagera, imodoka yari turi mu matwi tiko birashya. Aho twari kumara tukajya dusubira i Kigali kaba naho ndakeka iba irasi inyuma yacu usubira aho bayirasi genda gasubira nabi birasi murasubira nabi basubira. Turagenda tugenda basenga basengesho y'icyumweru tutari nabo twagera nijoro bahise uwo muntu twagera n'abakozi twagera nijoro. Imana iratubwira ngo turangiza gusengesha uyu ntambara uyishyizeho iherezo, uyu mwaka uzarangira mutakiyumva ariko byarabaye, ariko yari buriya rero hari igihe Imana ikubwira ikintu cyo nababwiraga, umurinzi agomba kugira amatwi yumva ukamenya. Niyo mpamvu mu byahishuwe Imana avuga ngo ufite amatwi niyumve icyo Mwuka abwira amatorero. Nyamara muri ibintu byinshi bicaho twe tutabaje Imana, ariko Imana urimo urakora iki? Wafunze insengero 8 urimo uratubwira. Buriya mfasha abapasitori, iyo mpamvu abapasitori babigisha ibintu by'inyigisho, ariko reka mwebwe muravanze. Hari inyigisho ubwira aba ofisiye n'izindi ubwira abasirikare batoya, ariko icyo bita kubabwira Imana iratubwira iki? Umurinzi yamarinzi agira amatwi. Amen. Icya kabiri agomba kugira amaso abona, kuko urindwa n'umuntu w'impuhwe.
wewe nta n'ubwo yawagoye bajya bamuca muri humye nk'uko bavuga mu Kinyarwanda ibyawe byose bakabyangiza. Haleluya. Hano babivuze icya gatatu muri Zaburi kugira ibikoresho, yaba itoroshe, yaba imbwiri, yaba icyombo cyo kuza kuvuga umurinzi agomba kugira ibikoresho. Hari ibikoresho nabo bagushyize ku murinzi baguha, ntabwo ari upfa guterura icyo ubonye cyose kugira ku murinzi. Ariko ibyo nabyo sibyo birimo kwigisha we. Nababwiraga ko Yesaya mu bantu banditse ku barinzi cyane. Reka mbahe ingero ebyiri ngere kuri cya gice twasomye. Yesaya igice cya 21. Umurongo wa 6 nageze, aravuga ngo kuko Uwiteka ambwira ati genda ushyireho